Hello guys, ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze ubahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira Inkomangiro TV. Imana iguhereza umugisha kandi rwose iguhaza uburame. Ndashima cyane abamaze gukanda subscribe 110 turi benshi pe. Imana ihira ibiganza byanyu. Hanyuma nawe utarakanda subscribe urararikirwa gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byiza. Hari video nagiye nkora ariko abantu bagahura bambaza ngo tubwire ibi, kandi nzi neza yuko nabikoze n'inshuro irenze imwe, ariko naje gutekereza ndavuga ngo nimba narakoze iyo video ikaba imaze wenda imaze amezi 9 kandi wenda nayikoze dufite subscribe 30,000 none tugize 100 na bivuze ngo babandi baje nyuma bashobora kuba baragize ubute bwo kujya mu ma video ngo bayirebe. Niyo mpamvu nashyizeho gahunda yo kuzajya ngarura video kugira ngo babandi bagira umugisha namwe abashyashya mugirirwa uwo mugisha. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira ku bantu bakunze bakunze kunyara ku buriri, baba bato cyangwa bakuru, ko byagaragaye ko n'abantu bakuru bafite ibyo bibazo. Tuganire nanone kandi ku bantu bagira ikibazo iyo bari ku rugendo, ugasanga bari kuruka, ugasanga bamerewe nabi, yakumva ngo afite urugendo umutima ugahaba. Nimwe nje kuganira namwe, ngaho rero tubane, ntago ngira video ndende ngurarambirwa, tubane ukurikize ibyo nkubwira hanyuma dukomeze kugirana ibihe byiza. Kandi ikindi mwabantu, nukuri izima ribi insiriri yo kudakira. Ujye uca bugufi ureke inarijye ukoresha ibyo nkubwiye. Narababwiye ngo nabatumweho, ukoresha ibyo nkubwiye uzajya ugaruka ushima. Kandi nawe niba hari icyo wungukiye ku Nkomangiro TV, ngwino utera abandi kuraje uvuga uti njyewe ntabwo nabyaraga ariko ubu ngubu ndatwite, narasamye, ntabwo nari mfite ibirenge byiza ariko ubu mfite ibirenge byiza, nari mfite mu ntoki hakomeye ariko mfite mu ntoki horoshye. Ibyo bintu bitera abandi kuraje, ujye ubyibuka. Hanyuma rero reka dukomeze ku bantu bafite ikibazo, bafite abana banyara ku buriri cyangwa se n'abantu bakuru, biba bihari. Icyambere ugomba kwifashisha ntabwo ari ukubita umwana unyara ku buriri, ko byica mu bwonko bwe akaba atifite icyizere. Ahubwo gerageza umuvure, umuhumurize, umubwire tuzakira. Gerageza umurinde kunywa ibintu ari hafi yo kujya kuryama. Gerageza umurinde amasukari. Gerageza ayo mashokoro utahana ya buri munsi uyagabanye mu bye. Ko masakoshi y'ababyeyi benshi haba harimo utubombo n'udushokora. Byagaragaye ko ibyo bintu bituma abana banyara ku buriri. Ibyo rero numara kubicika ukareka no kumuha amasukari, cyane cyane izi mvaruganda n'aya maji, sibyo, kamuha imbuto, kuko mu byo turya n'imbuto harimo isukari umubiri ukenera. Nta kibazo. Se ndananutse ko ntanywa isukari? Ubu ndananutse cyangwa ameze nabi? So rero ndagira ngo nkubwire ngo isukari ntabwo ari nziza. Igihe cyose ufite umwana unyara ku buriri, gerageza uyirinde. Ikindi kandi wakwifashisha imbuto z'ipapayi. Narabivuze mbabwira uburyo ki ushobora kwifashisha imbuto z'ipapayi uri guhangana no kunyara ku buriri, ukazifashisha warangiza ukazumisha. Wamara kuzumisha ugahita ko ukoramo ifu, blendinga cyangwa ugasekura, ukazajya ushira mu gikoma akayiko gatoya, cyangwa se niba ari umwana mutoya. Kandi twita ko umwana anyara ku buriri ari ikibazo iyo arengeje imyaka 5. Igihe rero ari munsi yaho ni ibintu biri normal. Ni ibintu biri normal. Hanyuma rero igihe cyose yarengeje imyaka 5 muhereza agace k'akayiko. Nagera ku myaka 10 cyangwa 10, kuva ku 10 kugeza kuri 10, sibyo, ushyiremo akayiko kuzuye k'ifu, kararura, birarura, no kwihangana. Noneho nurangiza ujye umuha mu gikoma, angize ukwezi kunyara ku buriri bizashira. Cyangwa se niba umubiri we wakira imiti vuba,
ukabona mu byumweru 2 ubonye resultat, uzajya ugenda umugabanyiriza usibe ugire gute gutyo gutyo kugeza igihe umwana brain noneho ye ikora neza, sibyo? Noneho ikindi ni ibibabi by'isombe, ntabwo ari ibibabi by'imyumbati. Isombe ino bita igicucu, ufata ibibabi nka 5 ukabiteka muri litiro y'amazi, ntukajya umuha ayo mazi akinywera, kunyara ku buriri birashira. 3, fata urwiri, narabibabwiye, urwiri urusekure cyangwa uri blending, ushyire mu mazi umukamato muri litiro y'amazi, nurangiza uhite uteka mu mazi ujye uyamuha, nabwo azakira. Ubwo se kunyara ku buriri ntitubirangije, ibindi birambuye ujya kureba ushirika ubuto ujye muri video, ariko nkubwiye iby'ingenzi. Niba ufite icyo kibazo koresha ibyo, ureke inarijye, ureke izima, uzagaruka ushima, sibyo? Kandi muhumure muzakira. Ubuhamya ni buhari, ababyeyi batanze ubuhamya ko abana babo bari bagize imyaka 10 na banyari 10, 7 ingahe, ariko bakaba barakoresheje ibyo nababwiye bagaca bugufi bagakira. Ubwo rero nawe nahawe. Abantu rero bakunze kuruka mu modoka nabo reka tubagarukeho. Mbere na mbere byo wirinda kurya ibintu by'ibigori, wirinde kurya ibintu ngo by'ubunyobwa by'ibiki bituma waruka. Ahubwo nujya ku rugendo, inywera amazi wateka cyangwa se icyayi cya tangawizi ushiremo n'akadimu. Ibi ngibi bizatuma utaruka, ugira urugendo ruhire. Ushobora kurya umugati utarimo ibindi birungo byinshi, sibyo? Nka sandwich nkeka ko nta bintu byinshi uburimo, ukawuriraho nta kintu unywesheje, bizagufasha kutaruka mu modoka. Ikindi, gufata ibuye. Abantu benshi bampaye ubuhamya baravuze ngo bikoreshereje akabuye. Akabuye uragafata neza ukakaronga, dore kuba wagatoraguye hasi, warangiza ugashyira hano munsi y'ururimi ukigendera, bakagira ngo witonze, kumbi uzibanga ryawe. Hari n'abandi bagafata bakagapfumbata kandi bakagashyira mwaha ngaho, ukagenda abantu bazi ngo rwose uri umusirimu uri aho ngaho nta kibazo, kumbi nyine wibikiye ibanga ryawe, sibyo? Ikindi, hari abamira igishyimbo, igishyimbo cyumye bakakimira nk'ikinini, nabyo bituma umuntu ataruka. Uzabigerageze. Undi muti usekeje, hari abantu bavuga ngo bikora mu kwaha gutya, bakikora mu kwaha bakihumuriza. Ngo iyo umuntu afite isesemi mu modoka bihita bishira. Uyu muti nawo abantu barawukoresheje barakira. Ni umuntu w'umumama ukuze wawumbwiye wose nari nkuzi, hanyuma rero nkubwiye umuntu aravuga ati byakoze. So jya wihumuriza mu kwaha kwawe kugira ngo ureke kugira isesemi mu modoka. Ubwo ntagomba nkubwiye akantu k'ubwenge, ngaho kanda subscribe tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byiza. Ndabakunda, Imana ikandusha.